biragoye. Ubwo rero gice cya mbere cy'umukino uri kubera hano muri Kigali Pele Stadium kabura kiba kirangiye igitego cya Ernest Rusoro Nsita gisanga icya El Hadji Medi Kane ari byo bisoje umukino igice cya mbere Kiyovu Sport. Ubwigiye kureba uburyo yareba uburyo nabo bakwikamata bakaza kutsinda igitego mu izamu rya Hilal. Ko no gutegereza tukareba koko niba biri bukunde cyangwa niba match iri buze kurangira bibananiye n'ubundi muri rusange. Ubwo rero ndakwibutsa gukanda subscribe, kanda kuri subscribe kugira ngo n'igice cya kabiri uze kugikurikira gatanu ku kandi. Ivan Rakinshimiyimana Pasi Govinda dukomeje kubakurikiranira match gatanu ku kandi, ariko ari nako tubasaba nyine ako kantu koroshye gukanda kuri subscribe, gukandaho byonyine ribuze gutuma ukurikirana igice cya kabiri cy'umukino uri muri Kigali Pele, ariko uri buze no gukurikirana match iri buze ikipe ya Chelsea buze kwakiramo Manchester United saa 3 z'ijoro, ndetse ukaza no kujya ubona inkuru zitandukanye The Quick Times News igenda ikugezaho gatanu kuri gatanu hafi ya buri minota 30 rwose inkuru nshyashya bigezeho. Ubwo rero bitewe na passion yawe, kunda sport, kunda politique, rwose hari abantu bikundira ngo inkuru zivuga kuri Kongo, zivuga ku ntambara ya Iran, zivuga ku ntambara ya Ukraine. Ibyo ngibyo byose nta handi biba usibye kuri The Quick Times News. Kanda subscribe kugira ngo izo nkuru zose ujye uzibona gatanu ku kandi. Ntuzajya tuza live ujye aba ari wowe wa mbere uhita ubona link ubone ko nyine tugeze live, bundi nawe ujye ugenda uryoherwa nyine n'imbaraga tuba twakoresheje. Ubwo rero ibitekerezo byanyu ndibuze kugenda mbisoma muri comment. Ubwo igitekerezo cyawe ndi kuvuga uri buze kucyandika muri comment, ariko kugira ngo wandike muri comment birasaba ko wakanze subscribe. Ese subscribe wayikanda ubundi ukandika n'igitekerezo cyawe nkagisoma, nahita nagusuhuza umbwira uti nitwa kanaka merere hanaha, ndi umufana wa Rayon Sport cyangwa umufana wa AP, ndi umufana wa Kiyovu, ndi umufana wa Mukura cyangwa umufana wa Etincelle, ndi umufana wa Musanze se n'andi makipe muri rusange. Umbwira uti ndabona match irangire gutyo, ndibuze guhita ngusuhuza. Ubwo ni umwanya w'ibitekerezo byanyu kugira ngo ngende mbisoma cyane. Ubwo ibitekerezo byanyu byo muri half time ndabihera kuri Jean Paul Wikabarore. Ati mude muducishirizamo mutubwire n'andi makuru agenda avugwa hirya no hino mu mikino y'ikiciro cya kabiri. Ni umuriro wo kotera kure, Sunrise yacu yari yishe umuntu, Sunrise bibiri nkombo ubusa, Sunrise twaza mwajyahe. Sunrise yabikoze neza rwose, akubise nkombo yisaka cyane. Ubwo umuhire Charlotte ati niyo mpamvu mbamuterega bamuteraga agapapu, namubwiye ko mukunda ayani none bamuteye gapapu. Ivani bakubwiye ko bagukunda urabihakana wowe? Umuntu turamuha ruje ahubwo iki wewe bakubwiye ko bagukunda ukabihakana? ndabwiye ko nkunda nta rusoni. Charlotte mwiretse yavuze ko ari wowe wakunda, yarakubwiye ngo aragukunda. Charlotte ntabwiye Govina ko ari ukunda, kandi ari kubivuga n'aka kanya. Hehe se ko ntamubona muri comment ni undi. Wewe bakubwiye ko bagukunda warangiza ayivura urakabijura rwaye. Indaba ntya gapapusi ubundi muri kuvuga. Charlotte arabitubwira neza. Bizimana Pasi ahubwo wenda ubwo gwasa Govina ariyoberanyije ukajya kuvuga ko ari wa Ivan. Ese Charlotte akaba yabivuze? Charlotte ambwire neza man wa wasanga wari iki. Bizimana Pasi ati bavandimwe mwamenye ibyabaye
Irubavu wagira ngo Skororeyo kuko hari ibirango bya Murera muri stade Umuganda yari Skoro gusa ariko twabibabwiye abantu stade rwose nge narebaga nkabona n'umuhondo n'umutuku gusa ntibaza Murera yakinnye ati oya Murera iri imbere yego ubwo na Ivan babwiraga wowe barakubaza uribaza niba Kiyovu iri imbere ya Murera gute ikibazo ni cyo kwibaza cyo hari imwe zasoze ndi mbere y'indi ariko itari muri zo tuvuze simbisi zari gukina shampiyona iri defense nyiri manze tabakunda ikipe ya APR yanyu iri mu kazi kabisa nka data nibyo ari munzani munzani uri mavuze ukuri nyuma yuko ikipe ikubiswe barazira iki ikipe iri mu kazi hari abagabo haguma kubaho Pascal ati ibyo nge ndabizi wabimbaza kabisa ubwo ni ibihe simbizi Mukamana Goreti ati hari igihe muzogeza igitego muhera umwuka ntago tuzawuhera Maurice Mudacogora ati nitwa Mudacogora Maurice ndi umufana wa APR Kiyovu yatsindwa ibitego 3-1 Maurice Mudacogora ndagusuhuje cyane umeze neza Peter John ati APR indaje nabi kabisa abahungu banjye gute se kandi ni atsinzwe se ikiganiro nakoze ntago nababwiye yuko bakwiye kwitonda APR ingendo zose yakoze mu ntara muri iyi sezo nta match nimwe yigeze itsinda yanganyije na Rutsiro 1-1 inganya na Marine 2-2 yatsindiye Musanze 3 yanganyirije Ibugesera 2-2 none yarazitakaje zose ubwo rero agombaga kuba mubyiteguye ko nibishobora kuza guhinduka Ivan ubwo rero wowe munyurira muri lineups z'amakipe yombi taje ngira akabazo nkubaza abanjemo se lineups zose fait de match Kiyovu ubwo abakunzi bacu bagiye batandukanye bakomeze bagende bazana ibitekerezo ndabaza Ivan akabazo koroshye kurikije abasimbura b'ikipe ya Kiyovu ifite uyu munsi na nyuma yo gutakaza umutoza hari ingingo Francis Christian Mbaya Kiyovu Sport hari icyo yakora kugira ngo ibitego 2 byishyure ikintu Kiyovu yakora kugeza kuri ubu nuko urebye ku bibazo ifite kuri bench ikintu gishoboka nuko yazana Abdelaziz Harerimana Abdelaziz Rivarido agakuramo uriya mwataka ni Moise Sanja Braya akatakisha Fidari wenyine Abdelaziz Rivarido agakina uruhande ikindi Byiringiro David akenewe mu kibuga Kamoso yego Rwanda rwa Rene nirwo rwavuyeho igitego cya kabiri ikindi rwa ruhande rw'iburyo akeneweho uwo bita Mutunzi Darisi izo remplacement zishaka kumufasha mutoza kuba yakitwara neza ubwo ni gutyo gahunda nyine zimeze ku ruhande rw'ikipe ya Hilal se Hilal se bari bamaze iminsi basa naho tuvuga ko bahindutse umunsi nibyagiye ku murongo hari icyo tubashinja uyu munsi na Sanfort nta kosa bafite habe na rimwe kabisa we nibyaba biterwa nuko wenda uyu munsi umutoza
yari yagarutse ndetse nabagira umugisha ko bari bamaze iminsi badahare cyane. Nawe uburyo bagize abakinnyi basa n'abababura aho bagiye muri Sudani baba bagiye ngo gusoza shampiyona ko bose bahari gutya kipe ntacyo gishinja ashaka yanabarekeramo gutya bose gusimbuza niba wabishaka kuvanga n'abandi bakore ariko ntago hari Hilal imeze na ku buryo bavuga ngo ifite iki kibazo ngo yasimbura imeze neza. Ewa nabwo ni gutyo nyine gahunda zimeze ubwo mu gihe tugitegereje yuko abakinnyi bo bagaruka mu gice cya kabiri. Ubwo nyine niko ndi bugende nkomeza kugenda nakira ibitekerezo byanyu mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo kuduha igitekerezo biroroshye, ni ugukanda kuri subscribe ubundi ugahita ujya muri comment ukandika uti nitwa kanaka merereye aha n'aha, ubundi igitekerezo cyawe ngahita ngisoma narangiza nkanagusuhuza. Igitekerezo cyawe ntabwo ndagisoma gusa ndanagusuhuza. Ayibonye se The Quick Fix Limited cyane Bisoso se tumwumve bitwaye iki ko ari umuntu wacu katumwe Bisoso turaje mu kanya. Kirangaza mu bindi kujya ukirira abakopi nyuma yanjye urumva za Macintosh MacBook Pro ziriya zikoresha ama DJ hanyuma n'izi ngizi laptop ntoya z'abana bari gukora memoire ibintu nk'ivyo accessoire nyinshi za computer tukaba tufite hano na keyboard za wireless nuko bazitamo na mouse za wireless byose OG from Europe. Laptop izo bita ThinkPad hanyuma tukaba dufite na icyo bita hub izo bita game izo bazita game player ni game player gaming machine tukaba dufite housing za hard drive tukaba dufite na ndi hano hanyuma hano ndabona ko dufite izo bita power bank, izi ni power bank, izi ni external za 2TB. Ikindi rero tukaba hano ari twe twenyene bara laptop za Macintosh tukazisubiza ku murongo muri kumwe na technicien yitwa Rodikedi. Mwabone laptop nshasha Yes, mumeze mute bantu b'umusaza abantu mwese mufite laptop za Macintosh ziriya zikoresha ama DJ hanyuma n'izi ngizi laptop ntoya z'abana bari gukora memoire ibintu nk'ivyo accessoire nyinshi za computer tukaba tufite hano na keyboard za wireless nuko bazita na mouse za wireless byose ni OG from Europe. Mwabonye ko dufite laptop izo bita ThinkPad hanyuma tukaba dufite na icyo bita hub dufite n'izo bita game izo bazita game player ni game player gaming machine bazita gaming machine tukaba dufite na housing za tukaba dufite na mouse zindi hano hanyuma hano ndabona ko dufite izo bita izi ni power bank, izi ni external za 2TB. Ikindi rero tukaba hano ari twe twenyene turepara laptop za Macintosh tukazisubiza ku murongo muri kumwe na technicien yitwa Rodikedi. Mwabone
laptop nshasha. ubwo rero twongere tugaruke nyine mu mukino uri guhuza ikipe ya Kiyovu Sport yakiremo ikipe ya Hilal. Ni igice cya mbere cyarangiye ari ibitego bibiri bya Hilal ku busa bw'ikipe ya Kiyovu Sport, ibitego bibiri, igitego cy'umuvandimwe witwa Hadji Medic Kane cyatsinzwe rwose kuri penalty, ndetse n'umuvandimwe ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Ernest Ruzoronsita, igitego nawe yatsinze rwose mu minota y'inyongera. Abakinnyi bo rwose ndababona bamaze kuba bagaruka mu kibuga, baritegura gusimbuza ikipe ya Hilal, itegura gusimbuza abakinnyi bagera kuri babiri kugira ngo natwe tube twagaruka na match n'igice cya kabiri cy'umukino. Umusifuzi Ngabo y'Isonga Patrick ati mwe muretse bakuramo nomero 5 ubwo ni Mazin Simbo, bazanyemo nomero 4 Artaib Abdelaziz, ndetse mbona ubwo igice cya kabiri cyo kiratangira. Ubwo batujyane ku kibuga, nizere ko umeze neza cyane. Ivan Lucky ikaze cyane kuri Kigali Peru, tugeze igice cya kabiri. Asante sana kabisa, nkuko igice cya mbere cyarangiye nta cyahindutse kabisa, biracyari ibitego bibiri bya Hilal ku busa bwa Kiyovu Sport. Iminota 45 igice cya kabiri ni ukureba icyo ituzaniye. Umupira kwa Farid Odraogo awutanze neza cyane hariya, bakina neza kwande, iyo ni Hilal. Umupira awutanze hariya, zamura cross ariko attention, urareba nabi wabirya hariya. Salem afunga umupira, Ahmed Salem asubiza umupira inyuma, shot ariko umupira ucanze gato izamu, umupira uca gato hanze kabisa. Ernest Ruzoronsita wari ugerageje kurekura ikintu bita katyusha kabisa. Minota yo iracyahari kugira ngo Kiyovu Sport koko nibiri ready. Attention, reka turemberezo makosa mu mutwe birangariya, arongera ufata hariya. Salem n'umupira subiza inyuma, attention, subiza umuzamu Farid pasi neza cyane ara kwande Karishuma cyameza, attention bamuhaye, bona ko ari Hilal ituje cyane. Hilal kandi nyine nta panic, nicyo kintu barusha ayandi makipe yose. Eti rwose ibintu baba babyoroheje cyane. Umuvandimwe de Pabati ndabemeye cyane, TV yanyiri professional kabisa, natwe turakwemeye cyane. Attention, ntago byoroshye abe nakana gato. Ernest Ruzoronsita pasi neza cyane kwa Girumugisha Jean Claude, Girumugisha hariya n'umupira, zamura cross ariko umupira utarajuzamo, urarenga no gutereka imbere zamu rya James Bienvenu Joyang. Ernest Ruzoronsita maciniye kabisa, Kongomani rwose uri kugira match nziza. Ubwo rero nizari mukande kuri subscribe nkuko umuvandimwe yarabikoze, ubundi namwe mujye mukurikira ibiganiro bya The Quick Times News mu buryo busa naho ari bushyashya cyane kabisa. Umupira barawufite hariya,
ugiye kurengurana Ntwari Asumani yawurenguye vuba vuba na bwangu hariya basubiza umupira kwa Bukuru Christophe kina na Sansifura Kedi aramusubiza hariya attention reka turebe Kedi n'umupira ajugunya umupira muri imbere shashane uyaremye Fidari hariya kina na Kamaradini attention Fidari umupira utwara uyaremye attention yawutanze kwa Rene ariko umupira aho control birangura arenga no gutereka imbere y'izamu rya Sofiane Farid Odraogo kabisa. Ikipe ya Kiyovu baravuga bati nk'abanyamugi natwe twakwikamata. Ubwo rero wowe utarakaranda subscribe mukande wo byibuze dusoze twujuje abantu byibuze 700 barenga ku 294 kose uzi iki sinabaze kukubwira se ko hari igihe kigera umuntu akiyakira. inkeke zayivamo umaze kuba umwami twarakwimitse pe. uyu muvandimwe se wamubonye witwa Nizari yabaye mu member wacu wa The Quick Times News. ubwo nuko bimeze kabisa. naho ubundi inkeke wagira ngo yaguhisemo da sinzi icyo ubuzira uzajya kubaza bakuru. umupira kwa Elhadji Madikan bakina neza cyane hariya Mzee Adil baramukurura umusifuzi ati ntabwo bikunda umupira warenze Ntwari Asumani yawurenguye neza cyane. attention Christophe Bukuru jugunya umupira imbere bawukura neza cyane hariya arawukina neza cyane yabamwitane Mzee Adil pass kwa gira umugisha aragucenga hariya urareba nabo urakirya ariko Ntwari Asumani kina neza ni Bukuru Christophe. attention urareba nabo akora ikosa ariko James awukuraho bakina hariya mu kirere gira umugisha Jean Claude umupira wamusanze neza cyane hariya gira umugisha Jean Claude subiza umupira inyuma kwa Ernest Ruzoronsita cross era muri box na uriyo. attention reka turebe shot ariko baroboroka barakwirana hariya reka turebe Kiyovu Sport umupira kwa Kedi kinana na Yakubu umupira ku ruhande hariya reka turebe bihuta cyane hariya abasore ba Kiyovu bavuga bati why not tutagira icyo dukora kabisa. Elhadji Madikan umupira wenza no kurengurwa na Kiyovu mediateri y'abindi bavuga ngo ni karaburateri n'ibindi byose bongera arabyujuje Elhadji Madikan cyane. ni muremure afite imbaraga arihuta afite n'umupira ku kirenge pe nta kintu wamushinja muzima cyane yujuje karakteri zose rwose yegeze abaho umuganga uko abareba uko mu kinyagize ikibazo ari uhagera mbere ari kwishyushya. ndamubona Mugisha Joseph Lama Mutunzi Darcy Harerimana Abdelaziz Rivaldo ndetse na Sharif Bayo. mzee wanjye yaragarutse Sharif Bayo ni muzima cyane rwose maye nka data ni Ruzoronsita ariko niwe warukoreye ikosa Moise Sanja Buraya ahubwo niwe uvunitse cyane akoze ikosa arangije aravunika. abari uvunika bibaho abantu nyine bakomeye cyane babaho. ni ibibazo. Mazini Simbo amwemeye namwemeye cyane Mazini Simbo monye wenyewe Kenisi Kakuza Nkuriza Charles Kenisi rasi w'imbere City no wambaye ingofero era ni Tino Barabatov Musitino akunda Kiyovu byatari Sansifura Kedi ese ibintu baba bari kuvuga wowe wabimenya kwangiza ni Trey Inyoni nibaje uburyo bavuze Trey Inyoni byari binshanze. Atasereka turebe Kiyovu Sport
akina neza cyane ariko biranga umupira barawurenza no kurengwa n'ubundi na Kiyovu. wari uyobewe aho babikuye. Bamwita René Wineza kabisa mbona Kiyovu Sport uriya mabise nibuka ikipe y'igihugu urayibaza iki se? imeze neza, yaratsinze, yatwaye igikombe cya FIFA. wagira ngo se ntukemera. barakwemera igikombe waba urinde. Igikombe baragitwaye kandi icyo gikombe kiriho FIFA neza. Nese Kedi ko abura kujya imbere agakata asubira inyuma. Attention Kedi, umupira utansaria Kiyovu Sport awusubiza inyuma, bajya gutangira. Yakubu usubiza umupira kwa James Bienveni. Joyanga kinana nande na Bukuru Christophe na Ntwara Sumane na Bukuru, jugunya umupira imbere. Bukuru bawukuraho neza cyane, wisangira El Hadji Madiken, Paskurande Adil kinana cyane ariya pass ariya wagira umugisha El Hadji Madiken gira umugisha, bakina neza cyane ariya. Ariko ikipe yitwara Hilal imeze neza cyane, abanyasudani bababonye ko baje. Hilal yari yaratsinzwe match ziheruka nyinshi, yari maze iminsi ikina nabi. Amubonye Mujahid Hashim yongera aragaruka. Hashim nshuti yacu cyane. Salute Hashim. No bita Dr Elisamani anditse icyarabu cyinshi cyane. Nukwitabaza Roger ntiyaje. Yala El Hadji Madiken Mujahid Hashim pase neza cyane ariya. Attention ariko akura neza cyane ariya, kina neza, aragucenga bamukoreye kose. Musizi ati niyo ritaba ryo rya ntago yabara kurimo. Hariya rwose ntago yabara gutanga icyo bita ikosa, bamwita Kamaradini. Attention reka turebe Kiyovu, bavuga bati none natwe twakina tukaye ko ari cyo dukina ducyura. Kedi n'umupira ariya aho utanze neza cyane. Attention arizenguruka Sanja, umupira ku ruhande. Attention Kiyovu cross ariko abana n'umukoraho. Attention shot Maria baturikije gutema musivizina ati mubyiorere. Attention Rene zamura cross ya Ewan Amateri. Rene umupira mugarukira ariya, kina neza ariko umuziga ati mwemuretse. Indi uryamye ko ubwo aho ari kujya atariho Kedari. Undi muvandi mwagize ikibazo. Ni Karishum ari wari wabanje buriya. Ni Karishum Kedi ntacyo aba yabaye. Ari Tayeb Kedi ntacyo aba yabaye. Abavuye he? Simbizi bavuye mu rugo. Nyine nayo nyikubwira uburyo nageze kwa Isaac ngahagarara nkabanza nkareba neza. Nageze ndahagarara nibuka ibintu twavugaga ejo. Navugana ariko buriya Ivani buri ibintu yavugaga sibyo. Ibiki? Ndi kuri yo pasi ya umuzamu wa mbere mu Rwanda. Umutima wanjye ndawuburanya kugeza ubyemeye, ndawubyemeza ku ngufu. Nabwo nti ibyo Ivani avuga n'ukuri, biburanye ndagukuramo nkujugunye. Yego ubu nabyemeye noneho bya bindi bambwiraga ejo. bari kuvura Aritaye Baria. Lise ubushaka iki bundi muri make sese umuzamu wa mbere mu Rwanda twari kuvuga rero nabo umuzamu wa mbere ni Sofiane Farid Odraogo. Wa kabiri nakubwiye ko currently James Bienveni Joyang. Aba bazamu nibo bari gukina na hano. Yego bari gukinana. Wa gatatu yego ndi kuri yo Pasia Gishwe kasi ko hari n'igihe wavuze ngo Gishwe kandi wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu. Gishwe kamukure muri ibyo bintu we
ni umurasta Jamaican ntabwo ari muri izo ranking ndi kuri yo ntabwo ari wowe wivugiye ko ari uwa mbere se yabyihorere wowe wibeshye anavuze oya kuri kwagiza matches umuzamu akora save ukatuvuga uti uri uwa mbere kandi ari inde ari wa wundi wita bamwita nde Agape ndiho Agape se wa Gicumbi ubwo ni bamenye ndakwiyama ari undi ubagira wa fake sana Gicumbi se ako reba muzamu wafatiraga ari Hilali baragiye mu bihugu yego uriya ashaka gukora agasave ukatuvuga uti muzamu no wa mbere comment ko ari ibibazo cyane Mujahid Hashimu thanks Rwanda you welcome brother attention reka turebe umupira Kiyovu Sport Kiyovu bararusunika ari ku mupira baraguproteje abahungu bafite imbaraga cyane Petros Aprosius nawe ngo yabaye umunya Sudan kada urumva ikipe ya El Hilal ndetse na El Merreikh iyo bagushaka bagukeneye bahita bavugana na federasiyo yabo ikaguha ubwenegihugu ni nako babuhaye aba ba Rusoro na Steven Buera na Detunji Akire Tempo nawe buriya ni umunyasudani kada n'uyu Petros Aprecius harimo abakinnyi benshi baba bataravukiyemo hariya nk'ubu bizarangira nka El Hadji Medik niwe babumuhaye ubwo nuko bimeze kurumva nk'ubu ngubu byarabafashije cyane kuba bafite abo bakinnyi baba bigenda bibafasha bigafasha n'ikipe yabo y'igihugu attention umupira wa utanze kwa Kedi nyuma y'igihe kirekire n'uyu munsi yakibanjemo cyane umupira hari Rani Sande Damerare Sande Damerare de Tumuciki nta mupira cyiza umukubiseho nta muntu begeranye aya Kedi aramukumye barayarakaye cyane mubonye isura hari sanze mfura Kedi Chelsea nayibonye abakinnyi babanjemo Sanchez Gustavo Fofana kose isaha Hato Kukurera Caicedo Enzo Estevao Palma Neto na Dirap aka ikipe ruzuye uyu munsi turatsinda maniyo Joao Pedro ko ntawe mbonyemo Pedro si ngombwa attention umupira kwa Adil Salah Adil bawutanze umupira muremure hariya ku ruhande umuhungu ariruka ariko biranga umupira warenga no guteruka imbere zamu rya James Bienvenu Joyang James Bienvenu ni Sana Lamens Diego Dalo Maziraoui Bruno Fernandes Matias Cunha Casemiro Brian Mbeumo Luke Shaw Aiden Haven Sesko ndetse na Kobe Maino yirabirya kirimbuza arimo attention baramye Fidari musiza ati waraririye minota 61 kabisa Al Hilal biri usimbuza ku ruhande rwa Al Hilal cyane Yasiri Awad asimbure Aritayeb yajemo asimbuye ahita agize ikibazo numwe wari uryama Awadi yinjira mu kibuga Awadi aje gukina kabiri Awadi remplacement forcé Yasir Awadi Adetunji Damerare out inde ni Akire Tempo je cyangwa ni Emmanuel From harya bamukuyeho muri Liberia oya kubaza kuri goal scoring yego Taiba ubu niwe top scorer attention reka turebe Farid umupira ushugunye imbere Emmanuel From yinjira mu kibuga avamo Sande Damerale Adetunji kinyi wa Ivan aho nyumvira imbeshyera kinyi wawe ni sawa cyane imbeshyera muzewe imbeshyera kinyi wawe ni sawa Sofiane Faridi ahuye na uyaremye Fidari
muri duweri agize ikibazo ubu bagomba kumwitaho cyane ibishirira bise biturikuruka cyane kabisa. eh abantu bakanze subscribe wapi arabura ikizi ntago bari gukanda nkuko natwe tuba twabahaye agaciro ubwo barabura iki simbizi mw'abantu Faridi nyamara yavunitse biri seriye abona yigaragura rwose hariya aramusekuye Moise Sanja Burayi Moise Sanja Burayi ubwo amukandagiye muri amukubise ikintu mwaha gutya aramukandagiye amukubita n'ikintu mu gatuza babyita kuritura hano twita mu Burundi neza izakandagiramo amubona kindness score ku matentire mare bayashyiramo tentire menya atarawuhamye yakigiyemo se yego ni ibibazo cyane n'abantu mwe mukande kuri subscribe bariho bavura uwo bita Sofiane Faridi mukande kuri subscribe mukande kuri like murangiza mu sharing iyi link ubundi ibintu bigende neza cyane cyane uramubona wa muzamu wa kabiri apana wa gatatu wa kabiri w'umunyasudani ubona uvuga ngo wa gatatu niwe uri kuri bench we yicariyemo ari hejuru rwose umuzamu wa gatatu ari kumwe na amubonye umufotogarafe se kibazo fotogarafe bambwiye ukuntu ngo abantu bo muri Kiyovu ngo iyo hajeho komite nshyashya zizanye na media team yabo bakagira n'imbuga zabo bagakereya bushya rero ngo hari igihe bisanga bafite cano nk'eshatu bagira na cano se bakisi baziri guca warayifu oya ntago ari cano no ni account zisanzwe nyine zo ku mbuga bisanzwe social medias okay ko uburyo Kiyovu ifite cano rwose mbibona ku makipe abiri Rayon na APR El Hilal ukuntu iri gukina ndabona igitego Kiyovu yakibona pe yabishatse Kiyovu yakibona rwose igitego atatsereka turebe bihuta cyane hariya abasore batangiye guhagarara mambata cyane agiyamo cyane attention umupira arenga no gutereka imbere y'izamu bati mwana araririye ati mwebwe Al Hilal it's offside kabisa minota 66 yuzura ubwo Jose Bienvenu atongana ati bimeze bite muri wa dukina dutsinde bimeze bite mushyuhe Jose Bienvenu Joyang pasi neza cyane hariya kwa Bukuru Christophe Bukuru cyane na Yakubu bihuta cyane Kiyovu attention igira umugisha yo guproteger hariya baracyafite abasore ba Kiyovu bakina hariya aho kurana cyane Bukuru yawutanze neza kwa Uyaremye Fidari attention Kiyovu attention torekamo Uyaremye Fidari the striker hari hatarashira n'iminota 2 ndi kubivuga hari hatarashira n'iminota 2 rwose mvuga ni Kiyovu Sport iramutse ishizemo imbaraga aba basore igitego bakibona kuko ikipe Hilal yarekeyeho gukina bahindura baro abasore b'ikipe Hilal barawitangira arizamukira neza cyane Uyaremye Fidari mwana umwataka wenyine nta n'umuntu bari kumwe areba umunyezamu aramubwira ati nyibutse izina ryawe cyangwa wafashe muri za Mamelodi ngo baraguteraga ngo ukatudaka Uyaremye Fidari ngo Berkane ngo yagutsinze kimwe gusa are kuri kompora aterekamo igitego cya mbere cy'ikipe ya Kiyovu Sport kimwe El Hilal 2 minota 67 ya bintu bishobora kuza kugorana Uyaremye Fidari
nakomeza gukina uburyo ari gukina azavamo umwataka w'igitangaza. I'm telling you, karite zose z'umwataka arazujuje, taye simbi, ni taye nziza y'umwataka, uburyo ahagarara, uburyo nyine positioning mu kibuga ye iri ku rwego rwo hejuru, imeze neza, gutsinda umupira ku kirenge arawufite, nativangira uyaremye Fidari, kandi njya kubangiza mbabarire akomeze gutya azaba umukinnyi ukomeye cyane kabisa kabisa. Atasereka turebe Kiyovu, Moise Sanje batereka hasi bararandura wese, niba afite n'imizi mu butaka irarandutse yose. Ai nka data amukorera ikosa Moise Sanje Buraya sabitana mu kubita ikarita y'umuhondo. Era n'umuhondo kabisa. Mamadou Kamaraidin nyamara ubu Hilali yakishyurwa. Hilali ibintu biri buze kwikomera na gake gake. Wamaze kutwereka iki? Noneho haburaga n'intambwe kuriya uribuka bya bintu twakinaga byabiye. Hari ibintu byazaga gushyiramo ikirenge. Uri ukuntu twabyita. Ni ibirenge bibiri byonyine. Ugahita ugera muri box, muri penalty. Wa muntu ni Tino. Ni MC Tino. Abonye ko mudunze kamera none arebye hirya. MC Tino afana Kiyovu, no umufana wa Kiyovu. Komeye cyane. Kufra ikipe ya Kiyovu. Kufra ikipe ya Kiyovu. Bareba uburyo bayibyaza umusaruro. Ufrire n'ahantu heza rwose. Noneho bayishyuye. Muganga wamubonye mututu wawe. Wajyana ibekeni neza. Asumani ni ubavura. Kandi ubundi ngo mu byangombwa Asumani ntago ari umuganga. Ubundi ngo ni umumasera. Ariko birangira ari uvuye kuko ni ugerayo mbere. Umumasera bataragera, umuganga batarahagera. Yala. Ni ibibazo cyane. Ni ibibazo cyane kabisa. Kufra ndamubona hariya Moise Sanje ayirekeye nde ni Kedi. Na Kufra ayihagazaho ni Nsanzimfura Kedi. Kedi buno n'ubu muri iminsi ameze neza. Bwa kigarutsemo. Ubwo utekereza uko bimeze? Attention, ariko mana yaki. Aracyamuye giteye iza kunyomoza. Sakubya ngo urabeshya agomeze neza. James Bienvenati birashoboka dukine. Boosting amurare tubirashoboka. Ntago bikora. Murahagarara hanyuma se niho biri bukore mwahagaze. None ukore dukore. Kiyovu Sport birashoboka. Kiyovu birashoboka cyane. Kandi nkubwira ngo Hilali apa ari uko bari baratangiye kujya bayijyana muri wa mujyi w'amakipe ya Kigali, hari uburyo bakina nyine ubona nibisanzwe cyane. Hilali urabona ko barahindutse, baraduhinduriye. Bakimara Muhire Charlotte ngo yavuze iki ko mubonye hari ndebe nayo bakimara gutsinda ibitego. Mwavuze ko hari Hilali iri butsinde 3-1. Uwo ni Charlotte. Jariro Govinda niwe mu judge. Turabireba se. Ntari burebe ngo wavuze iki, arareba niba babivuze uri uwa mbere. Niho Govinda bera mu bicyane. Nje nago ndi ku judging. Ko babimeze. Nayamanitse kabe hari hase ngo bigenze biti. Ibintu man. None se tuzajya guteza akaduruvayo niko bakita. Ariko man nyine tuzajya guteza akaturuvayo ibintu tubishyire hanze. Babigoranye. Niho tinyira kabisa. Ibintu ni ibibazo. Minota 72 2-1. Chelsea Manchester United akanya ku isaha 3 rendezvous ikomeye cyane. Iyi Man U ndayitera Govinda. Amubonye. Aiden Haven wamubonye.
yego Charlotte ati kubyikuyeho ntabwo ndi kujajinga ndi kwikorera match. umujaje nindese Ni Pasi Govin. nambaye ikanzu se nambaye ishati Yego ni ikanzu. ariko Ni ikanzu. Bigenze bite se? mbizi nanjye ubwo rero iminota imaze kuba 73 shyira 74 Ibibazo papa. Hilal bibiri Kiyovu Sport igitego kimwe Ino no buryohe cyane. Charlotte ati murayasangira. make Umuhitemo murayasangira. muhitemo Charlotte umuhitemo murayasangira. yala Charlotte ruswa barayihanira. Ntabwo mwatugambanira tubyemere. Kare. Charlotte ari kunyoshya Kukoshya ruswa mu Rwanda ntabwo mubizi. ibibazo ni ibibazo Ni hatari. Ati na Ivan. yego rwose Nge ntabyikureho ninge muntu uca mu nzira z'ukuri. Niba watsinze Ivan ni uwo rwose niwe niba watsinze ntubaze na Ivan tugeze ku minota 74 nuba watsinze Charlotte ibihembo byawe urabibona. Nuba utatsinze simbisi. Ivan ari hasi nta buryo baba bakuyeho ukagira. niko baduterekere reka nze ahubwo umuvandimwe komiseri w'umukino yakabaye amereza za lineups baba badukuriyeho bashyireho ikantu k'agafoto ubundi tugire ibyo dukurikirana hano byagoranye cyane kabisa muzane ibitekerezo byanyu nyine turakomeza kugenda tubisoma gatanu ku kandi ubwo uko mubizana niko natwe turi buze gukomeza kugenda tubisoma gatanu ku kandi. Ni match iri kubera muri Kigali Pele Stadium, kipe ya Kiyovu Sport. Iminota ni 78 yuzuye rwose n'amasegonda 15 ifite igitego kimwe ku bitego bibiri by'ikipe ya El Hilal. Bajya gusimbuza bazanye Sheriff Bayo bakuyemo Sanzifuru. Sheriff Bayo abanyanyagira cyane. Ayayaya uyu nawe ntamukuyemo. Nomero 9 agakwiye kuvamo. Kandi bamukoreye ikosa. Aha nagenda. Kandi ushaka ko bamukuramo gute? Nagenda. Gusa se kubakorera amakosa ninde batarikoreyeho mu kibuga. Ko na James Bienveni bari mukoreye. Na James Bienveni bari mukoreye. Ni wari uri kuvuga ngo babarengo bareke kwiriza ngo Bugesera ngo nta kintu ngo cyabaye. Inde umugani ko warakaye. Inde ari kubivuga. Reka bari kwiba. Penalty nago yariyo. Yariyo da. Wapi kabisa. Ako uyu muhungu afite icyo kibazo. Kamaradini ko afite amahane menshi. Bukuru Christophe kina umupira ariya. Yawushugunye imbere. Ashakisha uyaremye Fidari, umuhungu abahagaze ahantu hanyaho rwose. Uyaremye Fidari bamukuraho. Umupira batapasi nabe umupira warenga. Yawurenguye neza cyane ariya. Moise Sanja Braya barongera barawurenza. Kiyovu bakora nibakwe cyane. Hariya bawurenguye. Attention. Reka turebe. Yakubu. Attention hariya bakina neza cyane. Aragusiga reka turebe. Cross ariko yarawuteye warenze sundi. Bati yari orje dre yari offside. Ntago yarawutere mu kibuga. Aruri mu kibuga. Ahubwo yari warenze urabeshya. Yaraririye ntabyo yabonye. Yawuteye neza cyane ariya. Bakinana neza Awadi kira neza cyane na Karishum. Karishum n'umupira. Ati meze bite
kwa Eliaj Madiken yawutanze neza cyane hariya batereka umuntu hasi umusifuzi ati mwakoze amakosa cyane Kiyovu bihuta cyane bakora ibintu vuba bibutse gukina mu minota 80 tayari yamaze kuzura attention ari batugiriye ku minota bashyireho 81 simbisi mbonye Kindness Score ko ari mu kibuga neza cyane Kindness Score mbonye na Kiyovu Sport yaje kuzazanamo Uwimana Yakubu cyane Imana Yakubu kabisa attention umupira wawuteye hariya ku ruhande ni James Bienveni yawaye neza cyane Asumani awutanga neza kwa Yakubu passe ndende cyane hariya transversale attention Moise Sanja arawutwara mwakari ya Farid nyamara Farid urakora gasheriko kina neza umupira yagiye kumucenga kandi yari awutwaye cyongeye kumusa n'ikimuprotejaho wiyaremye Fidari cyane ngo no mwataka kabisa rero mbere yuko bagenda ariya banze bamereze iyo foto yekuhemuhereza ubundi ayidutekereho nashaka abagiye rwose abatembera hariya hirya abareba ukuntu bimeze ubwo ni line-up z'amakipe yombi hagati ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Chelsea ubwo abakunzi b'aya makipe babe bazitekereza atanze Kindness Score iyo foto ngo uyinsigire Kindness Score attention bakina ari shot ariko barawuboroka neza cyane hariya Bukuru Christophe bakina bihuta hariya reka turebe Kiyovu Sport Kiyovu ni Rene Uwineza Rene awutanze neza cyane hariya shasha Fidari attention reka turebe aramuproteje umupira barawurenza hariya kabisa siko Kiyovu Sport mbona ashaka kuza gusoza ari 2-2 aya nakishyura birashoboka cyane reba urebe nuko yanyereye do Fidara mwataka arongera umuce ariko ja abazamu bazakora gake attention Rene bakina neza hariya Rene n'umupira cross ariko ayate cross se cyangwa ni kwa kwikiza umupira match ibanza byarangiye ari ibitego 2 bya Kiyovu kuri kimwe cya Hilal ubaka kanya ari Hilal nayo ifite 2 kuri kimwe cya bya Kiyovu bazana Brancard hariya azana Brancard kabisa wana kureba ngo ninde ugize ikibazo kiri danger abari tayari cyane dore Eliaj Madiken ko naburana none burya abayimereye akaboko k'umupira umwe aba yakazinze handi yambaye cyangwa ubwo mpereze itunganyije fresh itunganyije fresh cyane aho reba iyo ngiyo iheruka niyo itunganyije neza ku buryo abakunzi ba Chelsea babona abakinnyi babo bagiye kwifashishwa ku mukino bajya gukinamo na Manchester United n'abakunzi b'ikipe ya Manchester United nabo bakabona abakinnyi amakipe yabo agiye kuba Kiyovu bamanutse papa abonye hakurya cyane iki naki agushobotse match ko ntagiye kwireba kaho nyumvira ubusi igihombo kubera iki ko iyo ubonye kambyihorera ariko ibintu biguhindura n'ubundi barabizi ibintu bituma uhita uhindura ibitekerezo byose ugasiba akazi ukagenda
byaheze nyina aho uvuze kandi ubivuze uri kumbaza ibintu uvuze aha nuko murakoze urakoze cyane boshye ndi ntuza urababona hariya ngo ngo iyi match nasibyera kutabitekereje kare match itaranatangira se hariya nahita rubundi aha ko banyirukankana abonye abato neza arabeshya ngo ko nasibye match ibijya byibukiye match irangiye ubutse ko wasibye match wase kuri ku kibuga 86 cyane kabisa reka turebe bihuta cyane hariya basheshe kandi neskora ariko kuraho neza cyane ni bukuru attention Elhaj zamura passe nenda ku ruhande attention gira umugisha attention passe hariya shot ariko rawamurira ari umupira no gutereka imbere zamu rya James Bienveni kabisa bari bagerageje uburyo ndetse mbona gira umugisha Jean Claude yavuze ati reka nanjye ngerageza uburyo nawe ntagiherutse wamenya mbona batabasimbuza Sanja Brian uvuyemo Sanja Brian bazanye Harerimana Abdelaziz Rival Imana irakoze cyane Sanja nta muntu umurimo nukuri kw'Imana niki nyine niyo ma Harerimana Abdelaziz Rivaldo Sanja Brian ngo ni Brian kose Rivaldo niwe kirimo Nemvuze ko hari kirimo wese ariko ibi birarutana yazo no kuhinduka nk'ikirere ibi ni birarutana ibi birarutana iminota 87 ubu no kwibaza ngo birarangira biti kwibaza ngo ibintu birarangira bite cyane bayibonye Manchester United amane San Lamens, Diego Dalot Mazraoui, Bruno Miguel Fernandes, Cunha, Casemiro, Mbeumo, Luxo, Eidenhaven, Sesko ndetse na Kobe Mainoo cyane Abdelaziz Rivaldo umupira barawurenza hariya umupira barawurenza Harerimana Abdelaziz Rivaldo uturuka muri Rayon Sport umupira hariya ni kona ikipe ya Kiyovu kona ekipe ya Kiyovu Sport kona ya Kiyovu Sport agiye kwitera neza hariya Harerimana Abdelaziz yayizamuye kona mbi cyane hariya bawukuraho hariya Elhaj Madik yawuhaye Kainescore hariya barawutwara attention reka turebe Kiyovu kina neza cyane hariya mu kibuga hagati attention Yakubu yawutaze neza kwa Rene ariko Rene atinda kugenda umupira arenga no kurengurwa na Al Hilal iminota 89 kabisa na amasegonda abura gusa ubundi tukamenya iminota y'inyongera yongerwaho ubundi umusifuzi Ngawayisonga Patrick agasoza ibyo yatangiye cyane rwose attention barawukina na Kiyovu kwa Yakubu aho tanzi kwa Rene bamutereka hasi umusifuzi azamura igitambaro ngo nikosa muterekaho Ernest Ruzoro Nsita reba Ruzoro na Irene bari guhangana urumva nyine reba ukuntu umwe ari cyane n'undi imyaka yose wayibaza ibibazo umupira bawusubije inyuma bahaye umuzamu James Bienveni Joyanga Joyanga utanze na kurande kwa uyemye iminota 4 y'inyongera kabisa iminota 4 kugira ngo tumenye niba Kiyovu Sport yishyura byibuze igacyura inota atanze reka turebereze Mariko James yari yaguca nakaguru yagerageje uburyo umuvandimwe witwa
Attention reka Mazi turebe Simba. Bayo ni Kiyovaria bamuhaye kwa Chef Bayo. Chef Bayo hereza Abdelaziz Rivaldo ari ku mupira murenga nariya kufunga biranga urarenga cyane umupira urarenga no kurengurwa ariya na Al Hilal. baravuga bati Awadi yawurenguye reka tureba kipanga Kaine Square passe neza cyane ariya. Attention reka turebe Al Hilal bakina arabakusanya. Attention reka turebe passe yateze kwa Girumugisha ariya. Girumugisha El Maestro ukuraho Sanford kabisa. Girumugisha abahungu ba Kiyovu nta mikino bafite. Passe yayitanze ariko biranga. El Hadji Madiken passe neza cyane ariya. Rene avuga ati bimeze bite nta kintu ngiye namukoreye kabisa. El Hadji Medikane umwe mu bakinnyi nemera cyane. El Hadji Madik nta kintu namukoreye habe. Bita Uwineza Rene na Sheriff Bayo basuzanya vuga bati dukomereza aha turebe ko hari icyavamo cyane kabisa. Yamuteye kabisa ntago kabura. Rene amuteretsemo inkokora yakasa mutwe kabisa ntago kabura rwose. urumva ntago umukinnyi karita y'umuhondo ungana kuriya ntago yapfa kwigwangaza, ntago yapfa kuryamisha gusa. none hasi ko ari umwana kandi babizi neza ko bageze no mu minota ahubwo yakabaye ituma aramutse aryamye byaba costing cyane. Attention reka turebe bihute cyane Girumugisha ariko Girumugisha bakumuvira indi imipira yose ari kuyitakaza nta n'ikintu bamukoreye hariya nta kosa. Attention yo wiyamye Fidali umupira barawurenza kabisa. Pira barawurenza hariya ati mujemo iminota 4 batwongeyeho amaze gushira 2 n'amasegonda 40 cyane. reka turebe umupira hariya ati nikosa James Bienveni ati mugereyo iyi minota niyo kwigaragaza mugereyo minota yasigaye umwe kabisa. Attention reka turebe hariya kona yazabe central ya birangari ya Farid imbere so Mariko Musiza ati ni kona. Umuzamu Sofiane Farid wa Drago ko yahindutse umupira bamurekura ikintu cy'igishoti kiremereye Regis araryama ukuramo Cyova agiye gutabya bigoranye cyane. agiye gupasa bira bintu by'ibikona niya ikintu nanga kona yindi pasa corner man dore arongeye hari igihe yaba ari cyo gisubizo cyonyine ntacyo. Attention reka turebe dore sivuze ati ni kosa hariya Girumugisha ati ntago bikunda Girumugisha ati bimeze bitewe abisonga nkandi Girumugisha aramukanze nano cyagiye mushu buryo kiba kireba no wahita mwishyura dore n'ubu ngubu na n'ubu urageretse hagati ya Girumugisha na Ngabayisonga Patrick ese Hadji Madiken kwa komeza kumusunikira amumushyira kufura yateye neza ariko Sofiane Farid warahindutse Kanyarwanda kabisa naho yabaye Kanyarwanda. Azamu bose bo mu Rwanda bakoze na dore ndibira arawufasha araruruka. Attention kufura ya nyuma niyo mahirwe ya nyuma rwose cyane kabisa yayizamuye muzama yongera kubita ibipfunsi batereka muri kona nyamara ikirovu wabona yijajaye mwabantu ibintu byihorere abona Kiyovu ikoza aka ibintu byihorere baracyagerageza imipira ya nyuma rwose. Attention kona mbi cyane ya ovyo umusifuzi ati muterekaho match kabirangiye ikipe ya Al Hilal icyuye amanota yayo imbumba 3 ku bitego 2 kuri kimwe bya Kiyovu cyane. Abakinnyi ba Kiyovu bose baje kumusifuza oya bari kurwana abakinnyi bo ku giti cyabo sifuza bagiye kubakiza. El Hadji Madiken Ernest Ruzoro Nsita mu gihe igitego cya Kiyovu cyatsinzwe na Uwiramye Fidali ngo nuko match zirangiye kabisa
cyane. Ni gutyo gahunda zirangiye hano muri Kigali Pere. Match yahuzaga ikipe ya Kiyovu Sport birangiye itsinzwemo n'ikipe ya Al ibitego 2-1. Ni ibitego nk'uko Ivan abibabwira ni El Hadji Mehdi Kane umunota wa 4 Ernest Rusorotse ku munota wa 45 n'iminota 2 y'inyongera ndetse n'igitego cya Uyaremye Fidari ku munota wa 66 kabirangiye amanota 3 ikipe ya Hilal yongereye kuyirusha ikipe ya APR. Aya manota yongereye kuyo barusha ikipe ya APR. Ubwo rero ubwo nicyo umuntu agiye kureba kabisa. Amafaranga ninde watsinze? Ku mafaranga. Banza ukande subscribe. Ndanakwibutsa neza yuko mu kanya gato ku isaha y'isa 3 zuzuye. Ubwo ni mu minota nka 15 iri imbere turi buze guhita tugaruka. Cyane. Kugezaho match ya Manchester United igiye gusuramo ikipe ya Chelsea kuri Stamford Bridge. Ubwo nimuza kuba muhari nabwo mufite amahirwe yo kuba mwakongera mugatsindira n'ayandi mafaranga. Maniragaba Jean Claude Kiyovu kimwe ari Hilal 2. Aya kamanze mpere hejuru. Banzo were hejuru. Saha se. Ubwo uwa mbere Irago Henoke Kiyovu iratsinda 3-0. Wa kabiri Peter John ari Hilal 2 Kiyovu ubusa. De Pabu Kiyovu ubusa ari Hilal 5. Watsinze na mu Karisa bimwenze muti Charlotte 3-1. Maniragaba Jean Claude Kiyovu kimwe ari Hilal 2. Yego. Maniragaba Jean Claude uri live. Niba ari live nahite yandika kabisa. Tubwire kuri nomero yawe imibare 3 ihera nabanza aboneke. Abanza aboneke. Maniragaba Jean Claude urahari. Maniragaba Jean Claude niba uri live imibare 3 ihera nomero yawe ni iyi. Ubwo nayizana turahita tumenya ko ari live n'ubundi. Ubwo imibare 3 ihera nomero ye uze guhita tubimenya. Maniragaba Jean Claude niwe watsinze prediction uyu munsi. Correct score. Twari twababwiye yuko uri buvuga uko biri buze kurangira ari buze gutsindira amafaranga 1000. Noneho uwo bitaniyo ngira Maite nawe yavuze ko ari 2-1 ariko yabivuze nyuma. Marite rwose niwe watsindiye aya mbere ya match ya mbere. Maniragaba Jean Claude niwe utsinze. Maniragaba Jean Claude. Ahubwo uburyo bigiye kugenda badufashe bongere badupiningiremo linki ya group. Noneho iyo linki ni bayipininga turi buze guhita yikoresha Maniragaba Jean Claude ayinjiremo noneho abona uburyo yatsindira nyine yabona yashyikirizwa ibihembo yatsindiye. Maniragaba Jean Claude araharira ntaba yatubwiye. Maniragaba Jean Claude niba uri live niyo yireba Vedaste. Oya Vedaste si wowe shaka ko tuyobye. Jean Claude niwe watsinze. Hano abantu bajye babyumva. Ndabigusaba kureba match ukayirangira. Niba uzi neza yuko wakoze prediction kandi twashyizeho ibihembo ujye ureba match nyine uyisoze kugira ngo unamenye niba watsinze cyangwa utatsinze cyane. Nk'ubu ngubu Maniragaba Jean Claude nabura turahita tureba ubundi. Cyane kabisa. Abo kambe nanareba ukurikiyeho wabikoze. Niyo yirebereye Vedaste ashyiraho nomero ye ariko ntago ari wo. Maniragaba Jean Claude kandebo ndi waba wabikoze ari Hilal 2 Kiyovu kimwe. Uwo bita Ntambara Fabien. Ntambara Fabien. Nawe ari hasi ye gato ntago ari kure cyane unyuzemo abantu nka 4. Ubwo abo babiri niba hari ukiri live ahita tubwira. Uboneka mbere tuturebe ibyari byo. Cyane. Ntambara Fabien niwe wakabiri. Rero kugira ngo tubone n'uburyo dusoza kugira ngo
tubone n'uburyo dutegura match ya Manchester United na Chelsea. Uri buze mbere muraho Maniragaba Jean Claude na Ntambara Fabien. Uri buze mbere mwe turi buha ibihembo cyane ko ntabwo dushaka kutimba. niba nabura kandi ubwo baraza muri match ikurikiye. Ntabwo twafata undi byibuze babiri baba bahagije. Ntambara Fabien na Maniragaba Jean Claude. Uboneka ninde uri hafi ninde muri abo ngabo? Uboneka hafi rwose natubwire ubundi tumushyikirize igihembo cye, ubundi tujye gutegura match ikurikiraho. Turi na 32 na 33 yasigeramo ni 5 ni haba nta numwe uraza. Ubwo turi buze gukomerezaho muri match ya Manchester ndetse na Chelsea cyane. Ntambara Fabien ndetse na Maniragaba Jean Claude umwe uri kuboneka naze hafi ubundi ibintu bigende neza cyane. Ndabona babuze pe. Sabayo Moyize ati uwa mbere iparira iramushyanye yihangane na mukanya biraba ni Moyize imasaka. Moyize w'imasaka rwose mukanya ube tayari. Ahubwo haba azari uwa mbere. Ubu uri tayari rwose ubundi ibintu bigende neza cyane. Nze guhita abari wowe mvuga ko dutangire igihe cyo gufata prediction, abari wowe uyitanga mbere ubundi nawe basanga waza gutsinda nta wamenya. Usarabuze koko 35 nizigera turahita dufunga. Ubwo tuze komeza mu gice cya kabiri kuri match ya gatatu. Rero na 35 nizigera turarekeraho rwose cyane. Niyo nagira inshuti Marite ati nakereweho gato kandi nari nabikoze. Marite yari yabikoze. ugiye kubara ari inyuma ya Ntuzi. Nawe ntujye ugenda rero. Abaye wa gatatu. Ni watsinda ya mbere. Correct score yari yazikoze no kuri iyi match ariko yabaye wa gatatu mu babikoze. Kandi twafashe babiri b'imbere. Marite birasaba yuko dukurikira nyine match karangira kugira ngo nawe bigende neza. Ahubwo ajya predictinga mbere naho tuzagutanga hagati mu mukino. Yego. Igice cya mbere twavuga kirarangira gito. Rero amafaranga